It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Nibazukwesho nzabambere nzajya nibuka yo kwihora imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko sabizanira mama umunezero n'umubabaro byosabizanira mama amba hafi ndetse buri munsi kandi korere imitwaro niwe data kandi niwe mana kukupa janunga buri munsi ajanda ira muri byo Zaza Jamaica, Idoni Zaza Jamaica, Idoni de come fuga gutara ore dei chambo finalu non mi come non mi come Nibazukwesho nzabambere nzajya nibuka yo kwihora imenya ibyo byose uko bingana. Tambuke kugira ngo bashyireho umusaraba. Hano ufashe umuriro w'ino hema kugira ngo ukomeze na gahunda y'imyitozo y'indabo.
nka Yanga ngo atambuka ashyiraho ururabo n'indabo zo kwishimira ibyiza yasize akoze. Ngira ngo nta n'umwe muri abantu benshi bari hano mwana umenye, kuko nabivuze ku mugoroba utayamumenye ari muto n'umubyeyi mukuru yaramumenye, abana be bagiye mugasobanura. Atambuka Thomas, Madame Thomas n'abana baherekeze mama wabo kugira ngo bashyireho ururabo. Murakoze cyane, masero myanya yanyu. Madame wato witwa Eriko, umuhungu witwa Thompson, umukobwa akaba yitwa Agnes. Yes, murakoze cyane. Mbere ukaba umwana w'umukobwa mukuru wa Nkusi Thomas Yanga, nawe akaba yaje gusezera ku mubyeyi we. Yewe anatambuka n'ubundi ahobera barumuna be. Akaba n'ubundi ari guhobera umusaza we. Hanyuma tutambutsa mukecuru mama wa Yanga, atambuka nawe tumuha ururabo kugira ngo asezere umuhungu we. Ni umubyeyi ukomeye cyane wantangaje muri no minsi ikomeye. Nambwiye ko ikintu cya mbere cyamushimije kurusha ibindi ari ukubona umuhungu we agiye yakiriye Yesu. Ati ndagukunda mwana wanjye. Umukecuru mutambutse kugira ngo ashyireho ururabo nawe. Ubwo abavandimwe ba Thomas, namwe muzi kuba mwitegura kugira ngo namwe mutambuke mushyireho ururabo. Abavandimwe ba Thomas mutambuke namwe rwose muhite mukomerezaho. Menya Yanga ajya gutangira gusobanura filime yatangiranye na mukuru Mike, baza bose gukomerezaho ukazamenya. Rero family, reka umubyeyi arashaka kugira ijambo ritavuga akatumuha. Ndagushimiye Imana byose, Mana nyiribihe, gushimiye ibihe nk'ibi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Gushimiye Data wera ushoboye kugeza Tom ahangaha muri uru Rwanda bamubyaye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Data. Ntabwo nabitekerezaga, sinari ko byanashoboka, ariko kuko uri Imana twizeye birashobotse, izina ryawe nirihimbazwe. Nongeye gushima Data wera ku bwa Leta y'u Rwanda idukoreye igikorwa nk'iki. Mwami wanjye yakureye uyiha imbaraga, kandi Data uyisukeho amavuta, kuko Data wayisutse kuri Dawidi ukayasuka kuri Salomo. Ndasabira u Rwanda kugira ngo uruhe umugisha, izina ryawe ry'icyubahiro. Urana n'abaruramya, Uwiteka barwanya, ubigize ko kuri Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntacyo nabona natanga uretse wowe Mana, ko ari wowe ukiza imbere y'igihugu cyacu. Nongeye kugushima mwami wanjye ko mbonye abuzukuru banjye bakinguye se. Nongeye kugushimira Eriko mwami wanjye, izina ryawe